Yesu ashimwe, ndabasuhuje aho muri hose. Imana ibahe umugisha ko mwongeye gufata umwanya wanyu kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Amazina yanjye nitwa Nkundamahoro Salomo kandi mbifurije ikaze kuri uyu muyoboro w'ivugabutumwa. Reka tubanze dusenge. Turagushimye Mwami Yesu ko duhaye undi mwanya mwiza, yemerera udufashe muri iri vugabutumwa no muri iri jambo rigiye kumvikana ryawe, kandi ufashe buri muntu wese ugiye kuryumva kugira ngo rihindure ubuzima bwe, kandi nanjye rihindure ubuzima bwanjye, kandi tubyisuzumiremo kugira ngo twumve icyo uvugana natwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe, Imana ihimbazwe ko yongeye kuduha uyu mwanya mwiza. Kadusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 124. Ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 124, turahera ku murongo waho wa 2. Yaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga, baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo, hanyuma twumve icyo Imana ishaka kutubwira. Ni ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo iyo Imana itabana nawe cyangwa Imana itabana natwe ntabwo tuba tukiriho. Mbere na mbere nashaka kukumvisha ko hari urugamba twe nk'abakristo turiho rutarangira, kandi mbibutsa ko umwanzi Satani ahora arwana kugira ngo tutagera ku ntego zacu zo gukorera Imana no kwinezeza. Ku rundi ruhande agacura n'indi migambi mibisha yo kuturimbura burundu kugira ngo ntitube tukibukwa. Ariko ndagira ngo mbibutse ko hari izindi mbaraga z'Imana ziturwanirira, hari izindi mbaraga z'Imana zibana natwe muri izo ntambara. Hari ibindi bintu Imana ikora n'intambara irwana njye nawe tutazi, ikazirwanira hiherereye. Nanone kandi ndagira ngo nkwibutse ko ntabwo kuba Imana igukiza cyangwa kuba Imana inkiza ntabwo ari ugukiranuka kwanjye n'imirimo nkora, oya, ahubwo biterwa n'ubuntu bwayo. Iba ishaka kugaragaza ngo igaragaze kwera kwayo. Kandi unyemerere nkwibutse ko nta n'ikindi kintu twarushije abandi. Hari imbaraga nyinshi ziturwanya kandi zakwiye kuba zidutsinda rwose, ariko Imana igira urukundo n'ubuntu bwinshi, igatuma tudapfa ngo twibagirane. Rero hari inzandiko nyinshi Satani yari yaranditse ku buzima bwawe kugira ngo aguhitane, kugira ngo akwice. Hari imigambi mibisha yari yarateguye kugira ngo ube utakiriho. Hari imitego yaguteze kugira ngo agutsinde mu nzira nk'umugenzi uri kujya mu ijuru. Ariko mwene data, reka nkwibutse ko Imana yahabaye, Imana yabanye nawe, Imana yakurwaniye intambara, Imana yabanye nawe mu bihe bikomeye, Imana yagiye kwitaho nubwo utagiye ubimenya, cyangwa rimwe na rimwe ukavuga ngo Imana yaragutaye, ariko Imana ntabwo igita abantu bayo. Ndagira ngo nkubwire ngo kuba ukiriho none cyangwa kuba tukiriho ntabwo ari amashuri menshi twize, ntabwo ari uko dufite amafaranga menshi, nta nubwo ari uko duturuka mu miryango ikomeye, nta nubwo ari uko turusha abandi kuba tuzwi n'Imana, cyangwa ntabwo ari uko twebwe ubwacu dufite igihagararo cyatuma Imana iturinda. Ntabwo twebwe ari uko dufite ubwenge buruta ubw'abandi, oya, ahubwo ndagira nkwibutse ko ari ubuntu bw'Imana. Ndagira nkwibutse ko ari imbaraga z'Imana zahabaye. Ndagira nkwibutse ko ari igitangaza Imana yakoze kuba ugihumeka umwuka w'abazima. Kandi ku Imana yarakoze ibyo byose bari kugira ngo igaragaze icyubahiro cyayo. Rero nawe, njye nawe, dukwiye kuyishimira, dukwiye kuyihereza icyubahiro, kandi buri munsi tukazirikana ibyo dukorera. Ndagira ngo nkwibutse ko imirimo y'Imana mu buzima bw'umuntu ntabwo tubasha kuyivuga uko iri no kwishyikira, kuko ibyo ugerageza kubona biba ari akantu gatoya ugereranyije n'ibyo Imana iba yakoze. Ibyo ikwereka biba ari ikimenyetso cy'uko ari ukugira ngo ukomeze uyizere kiri mu buzima bwawe. Rero nshuti mwene data,
turimo kuvuga ngo iyi Imana itaba mu ruhande rwawe ntuba ukiriho, kandi n'ubu Imana iracyari mu ruhande rwacu. Mwibuke ijambo rivuga ngo mbese ni iki abayuda barusha abandi, mbese ni iki twe nk'abakristo turusha abandi? Hanyuma icyo turusha abandi ni uko tugendana ibyavuzwe n'Imana. Kandi ndagira ngo nkwibutse yuko imbaraga z'Imana ziri kuri twebwe nk'abizera. Hari ingabo nyinshi zitugose, hari ingabo nyinshi ziturwanirira. Ntiwumve ibyo Satani akwihebeshamo akwereka ko Imana ntacyo yakoze ku buzima bwawe. Oya, ahubwo ukomeze wizere Imana, ukomeze uyikorere kandi ukomeze uyihange amaso. Hanyuma nari mfashe umwanya kugira ngo nkwibutse imirimo n'ineza y'Imana ku buzima bwawe, kandi ntucogore, ntucike intege, ukomeze wizere Imana kandi ukomeze uyishime ubudasiba. Kandi mu gushimira Imana, reka nkwibutse iki, ujye wibuka uyishimire n'ibyo yakoze ariko utazi, kuko byose ikora ntabwo ari ngombwa ko ibikumenyesha. Hari ibyo ikorera mu mwiherero ariko ugakomeza ukabaho. Imana iguha umugisha. Reka dusenge. Turagushimiye Mana ko utugaburiye ijambo ryawe, abantu baryumvise. Mwami, ni wowe urizanye kandi urizanye kubw'impamvu zawe. Aba bantu ndabasengeye kugira ngo imbaraga zawe Mwami zibakomereze mu buntu bwawe. Basubize amaso inyuma, bibuke ibyo wabakoreye kera batari banakumenya, bibuke urukundo ku buzima bwabo ubakunda, kandi koko uradukunda utwitayeho. Wari kutubwira ngo iyo utabana natwe ntabwo tuba tukiriho. Mwanditsi w'Abaroma yarabandikiye arababwira ngo iyo Uwiteka ataba mu ruhande rwacu, aba ariko Abisirayeli bavuga none. Ariko uwandikiye Abaroma arongera aravuga ngo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu yava he? Niyo mpamvu twari dusenze gutyo. Izina ryawe rihimbazwe Mana, komeza ubahe natwe mu izina rya Yesu. Amen.